Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, byo mwa kino kizame kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe uhita utsinda ikintu ubusabwa ni ukubarira ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ibyo rero kugira ujye uhita ubibonera ku gihe, ujya aho hasi hasi umukara handitse subscribe ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kizeho, cyaba kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda bashyira agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, cyaba kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza mu kizame, ujya urahita ukibonera ku gihe. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Ushaka kode uratwandikiye cyangwa duhamagara kuri 0789 935 1626 nkagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa, indangamuntu, ukambwira akarere ushaka, ukambwira itariki ushaka, ukambwira isaha ushaka, mpita ngushakira kode mu gihe gitoya. Ibi birashoboka ko waba ukeneye no kwiga amategeko y'umuhanda uri kure bitagukundira guze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira guze twigane mu shuri. Ukuntu bigenda, uduha amasaha ubona ubonekaho ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu bizame. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye gukora umunsi umwe tukaza tukigana umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora, cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali. Ibyo byose nabyo biba byashoboka. Tukakwigisha uyu munsi, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyose ubonyeho ugifata nkaho nikiramuka kije mu kizamura urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari impande enye? Cyangwa uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, bucishemo umurongo utukura ubereretse. Kino cyapa gikurikira kivuze iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo ntihanyurwa. B ngo birabujwe guhagarara umwanya munini. C ngo umuvuduko utarengeje. D ngo inzira y'abanyeshuri. Ese kino cyapa kivuze iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko video y'ibyapa byo ku mihanda narayibakoreye iteguye neza. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse na bino bibazo biri mu iyo video. Genda uyirebe rero n'ujya ugiye kwa bino bibazo ujye uhita ubikora. Ndakeka ko hano wamaze kwitemezo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa ahantu ugeze biba bibujwe guhagarara umwanya munini. Noneho iyo ari kino cyapa ariko mwabira birango harimo akantu kameze nk'agakubo mu cyimbo cyo gucishamo umurongo umwe ubereretse bagashyiramo imirongo ikoza agakubo itukura, ho biba bibujwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibibazo bishamikiye ku icyo kibazo turi gukosora kugira ngo dukosore ikizame kimwe ariko duse nkaho tubonye ku bibazo byinshi cyane. Ubwo rero niba kiguha bashyizemo noneho akantu k'agakubo n'ubundi k'imirongo ibiri itukura, uzamenye ko bibujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Hano harimo akarongo kamwe kaberetse, niyo mpamvu duhisemo B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Uri gukosora kino kizamuka wana ari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe hasi, nazagishyiraho ukazahita ubona notification ukakireba kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo
ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ahantu hose ikinyabiziga ntikihagarara umwanya munini. Hari ahantu biba bibujijwe rero kuba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Hehe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo igisubizo cyose nibyo, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizami kintu bashatse kuvuga, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video. Rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare utubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Iyo tumaze kugufatira kode tuba tumenye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe, wagirwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ku izo nimero asigaye tuyafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Hari igihe ubwira umuntu kunyuranaho ntabyumve, wamubwira ngo kudepasa agahita abyumva. Kudepasa ni mu ndimi z'amahanga, kunyuranaho ni ikinyarwanda cyiza bazanakoresha bari kukubaza mu kizame. Kunyuranaho bikorerwa. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Seka ngo iburyo inyura ku nyamaswa. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ho bashatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Hano hari igisubizo cy'ukuri rero cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo, abantu benshi nabonye mukunda gusubiza B ku gihe cyose ari ibumoso, kandi ibyo ntabwo ari byo. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko bishobora no gukorerwa iburyo bitewe n'ahantu mugeze, n'isangano ry'umuhanda mugezemo, n'umuhanda wowe umuyobozi ushaka kujyamo. Rero niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uravuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuga ngo ni ibumoso twari guhitamo B, ariko kuba bashyizeho ngo igihe cyose ni ibumoso niyo mpamvu duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wumvishe impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ni cyiza mu kizamura murakora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Barakunda kubazamo ibibazo byinshi, ni ingenzi ko wajya mu kizamu umaze kugikosora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka igihe kirekire cyangwa igihe cyose, ahubwo hari igihe agera akazimwa. Azimwa mu bihe bihe? Aravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kunibura kubona mu ntera ingana na metero 200. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B katubwira ngo iki? B katubwira ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagira muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ibyo mumaze kubimenya. Wabashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisubizo cya nyacyo. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo y'iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo buhagaritse video. Rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, cyangwa se y'ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zigera muri metero 100, keretse iyo
umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Iyo uhisemo A gusa, niba wari uhisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko baraguha 0, nuhitamo B iraba ari igisubizo cy'ukuri ariko baraguha 0. uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Neza neza kino kibazo hari igihe bakibajije hari abavuze ngo ingana na metero 200 bagashyiraho ingana na metero 20, uzahita uhitamo B gusa kuko B niyo azaba ari igisubizo cy'ukuri. ubwo hari nibashyiraho metero 100, hari aha metero 200 nibashyiraho 20, uzahita uhitamo B gusa. Impamvu babivuzeho nuko mbazi ko hari ibindi bibazo neza neza bimeze gutya ariko bagahinduramo nk'ako kantu. Hari avuze ngo nibura mu ntera, umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ya metero 200, duhitamo C. Niba shyiraho mu ntera ya metero 20, uzahitamo B gusa nizaba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko nibura muka bagihinduye kitazakunanira muri bizana dukosora ikizame tunagusobanurira udushenga bashobora gushyiramo kugira ngo bibe byakusa nk'ibikujijishije. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Agomba gukora iki? Iyo bavuze umuyobozi ubundi niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari moto ni umumotari. Aravuga ngo gushaka umuherekeza, B ngo gukurura ikinyabiziga cye, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri gushaka umuherekeza, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri gukurura ikinyabiziga cye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe, gukurura ikinyabiziga cye. Hano duhisemo B niyo gisubizo cy'ukuri, ndakeka ko hano duhitamo B, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kivuga iki? Tegereza neza icyapa dufite. Ese kino cyapa kivuga iki? Ese gifitiye ishusho? Ishusho ni uruziga. Ese gifite ubuhe buso? Ubuso ni ubururu. Ese gifite ibihe birango? Ibirango ni umweru ariko bicishije mu murongo utukura uberetse. Kino cyapa kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? Iyo video ikoze neza, genda uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Bino bibazo byose birimo. Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu saha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu saha. Kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa kivuga iki? Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ntabwo nahita mbikubwira utari wamara gusubiza kuko ubimenye wahita umenya igisubizo cya nyacyo. Hano muri igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ubundi iyo wakibonye kino cyapa bwa mbere wabonye kino cyapa kidacishemo umurongo ugahita wongera umuvuduko, ko nabizi kino cyapa niba cyanditsemo 30 uhita ugendera ku muvuduko uri hejuru wa kilometero 30, umuto uragenderaho akaba ari kilometero 30 mu saha. Rero iyo ugeze ahantu ukabona noneho bacishemo umurongo utukura, uwo muvuduko munini baba bagutegetse ubugeze ku iherezo ryawo. Niyo mpamvu hano duhisemo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Umuvuduko muke aba ari uriya wanditse mu kiriya kirango. Rero iyo ugeze aho hantu hari kino gishishemo umurongo ubugeze ko umuvuduko muke bari bagutegetse, baba bakubwiye ngo urugero. Hano ndakeka ko mutari kubyumva wenda neza. Ubundi iyo wanditsemo 30 wongeza umuvuduko ukagenda hejuru ya kilometero 30, umuke uragendaho akaba ari kilometero 30 mu saha. Ubwo rero iyo ubonye kino gishishemo umurongo, ibyo bari bagutegetse ugeze ku iherezo ryabyo. Hano ndakeka ko wari muzi guhitamo B, ndakeka ko wari muzi kuyandika ku papuro. Impamvu nayo nkubwiye ngo nahita nkubwira ubusobanuro bwa kino cyapa kuko wahita umenya ubusobanuro bwacyo. Kino cyapa kirategeka, urumva no mu gisubizo bavuze ngo umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Iyo uzi icyapa itsinda kibarizwamo no kuba wamenya ubusobanuro bwacyo biba byoroshye. Urabona umuvuduko utegetswe, ibyapa bitegeka, aba ari ibintu bijyaniranye. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera runaka mwazino bagiye kuduha ukaba wabona urumuri rwa yano matara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo, ariko mu gihe cya nijoro ijuru rikeye
muri iyo ntera a iravuga ngo muri metero 100, b ngo muri metero 50, c ngo muri metero 40, d ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni c muri metero 40. Ndakeka ko bamaze guhitamo c muri metero 40, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8. Kibaza ngo kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese bikorwa mu gihe kingana gute? Aravuga ngo mu mezi 2, b ngo mu kwezi kumwe, c ngo mu minsi 15, d ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Ibyo bigomba gukorwa. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo. Ni ukubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ni uko ibyo bigomba gukorwa mu minsi 8. Ese hano hari iminsi 8 uri kubonamo? Oya, niyo mpamvu wahisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko niba ukagiguhaye none bagashyiraho mu minsi 8, uzahita uhitamo mu minsi 8 ugahita ukora ikibazo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba no kuntu bashobora kukiguhindurira ndetse n'igiso cyanya cyo mu gihe nta giso cy'ukuri kirimo, kugira ngo ukosore ikizame ariko ube wabonye ku bibazo byinshi bitandukanye. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara basate. Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, b ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije, c ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo amatara y'imbere akaba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri de batukubwira ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Witegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cyose urabona ugifate nkaho kiraza mu kizamura kora mu kanya, kuko ibibazo biragaruka cyane cyane mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Rero w'ikintu ubusabwa ntabwo kigoye, ukeneye ko uzakora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ugahakanda. Hari abantu benshi bampamagara bakambwira ati ese kushyiraho ikizamini ntitubibone, wapostinga ikibazo ntitubimenye. Nuko muba mutarakanze subscribe. Jya aho hasi rero hasa umukara handitse subscribe wakande, kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, ubireba bari ibyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko muzuhitamo c, ndakeka ko muzuyandika ku papuro. Uhisemo a, yego ni igiso cy'ukuri ariko nta nota bazaguha. Uhisemo b, yego ni igiso cy'ukuri ariko nta nota bazaguha. Ugomba guhitamo c ivuga ko byombi ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikiye bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ibihe biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe? Cyavuze ihoni ugahita uvuga ati hari ikintu kibaye kidasanzwe. Ibihe arangwa ibinyabiziga ndakumirwa, b ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda, c ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, kuvuga ngo metero 2.10 cyangwa kuvuga ngo metero 2.1 byose ni kimwe. Murabizi izere iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze iyo dakurikirwa n'undi mubare. d ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a ibinyabiziga ndakumirwa na b ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo.
ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda, ndakeka ko mujya mubibona mukabona bifite ihoni ridasanzwe. Cyavuze ihoni ugahita uvuga ati hari ikintu kibaye kidasanzwe, ukaba wanatanga inzira mu gihe bishoboka. Ndakeka ko muzwitamo rero D, ndakeka ko muziyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11. Kibaza ngo icyitegereze neza. Kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Tegereze neza. Ari wa metero 2 n'ibice 50. Kuvuga metero 2 n'ibice 50 ni kimwe nuko wavuga ngo metero 2 n'ibice 5. Zeri iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu bivuze. B ngo metero 2 n'ibice 75. C ngo metero 3. D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo rero, ikibazo bashobora no kugihindura bakakiguha mu bundi buryo. Bagihindura gute iyo bagiye kukiguza mu kizame? Baravuga ngo A santimetero 250, bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero. B santimetero 275. C santimetero 300. D nta iso cy'ukuri kirimo. Nibaramuka bakiguhaye gutyo bahinduye ingero, ntibizakugora. Ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero, ntibizakugore. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2 n'ibice 75. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko nikimuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12. Kibaza ngo kirabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Aravuga ngo toni 20. B ngo toni 16. C ngo toni 12. D ngo toni 10. Haranditse C ni D, mu bikosore. D ngo toni 10. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari toni 12. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Nibaramuka babikubajije rero babishyize mu biro, nabwo ntibizakugore. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujwe aha hakurikira. Hehe? Aravuga ngo hafi y'iteme, iyo hari umuhanda ufunganye. Hari umuntu uba utazi ngo iteme ni iki. Iyo bavuze iteme ni nko kuvuga ngo ikiraro. B ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. C ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ukaba wanyuranaho cyangwa ukaba wadepasa ibindi binyabiziga, ariko ukaba wadepasa amamoto, amagare, bino binyabiziga by'ibiziga bibiri, ariko ibindi binyabiziga bikaba bibujijwe ko wabidepasa nk'imodoka, bikaba bibujijwe. Ese ni he? A iravuga ngo hafi y'iteme. Ndakeka ko waramaze guhitamo. Ese waramaze guhitamo B? Ese wahisemo C cyangwa wahisemo D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hafi y'iteme yo hari umuhanda ufunganye. Urumva niba hari umuhanda ufunganye kunyuranaho byateza ibyago. Cyangwa hafi y'aho abanyamaguru banyura, kunyura mu nzira z'abanyamaguru ho nubwo biba byemewe, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi naho birumvikana. Hano duhisemo D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni iso cy'ukuri, B ni iso cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko namaze guhitamo rero D, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni zino modoka zidutwara mu buryo bwa rusange. Ese umuvuduko ntarengwa iyo nta mategeko awugabanya aba ari uwuhe? A iravuga ngo kilometero 60 mu isaha. B ngo kilometero 40 mu isaha. C ngo kilometero 25 mu isaha. D ngo kilometero 20 mu isaha.
hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni kilometero 60 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigeho ikibazo. Ikinyabiziga cyose cyari gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri ugenderaho mu isaha. Hari umuntu uguhamagara akakubaza se none ugenda uri gupima? Oya, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni aravuga ngo toni 24, beka ngo toni 10, seka ngo toni 16, deka ngo toni 53. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni toni 24. Ese uramutse uhitamo toni 24, ese uramutse kuyandika ku papuro utari wahisemo n'ikimuka kije mu kizamu uzakora, ndizera ko uzahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Uriya mwanya uri hagati ya romoroki n'ikikurura urenze metero 3. Rero kiriya kibizirikanyije hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa mu gihe amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Biba agomba kugaragazwa gute rero? Arabango gatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Bega ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari isomo cyanyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Hano birumvikana A ntiyaba igisomo cy'ukuri ko wakoresha agatambaro gute se ubwo bibaye ari mu gihe cya nijoro. Niyo mpamvu ukoresha itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga, hejuru y'aka kanunga bagiye kutubarizaho ibibazo. Iyo bavuze ngo kanunga ni kimwe no kuvuga ngo dodani. Dodani rero itandukanye n'ibinogo cyangwa na turiya tununga tuba turi mu muhanda. Umuhanda utaringaniye, icyapa kivuga ngo umuhanda utaringaniye na kino kivuga ngo kanunga ni ibyapa bibiri bitandukanye. Kino kiba kivuga ngo dodani, hejuru ya kanunga, cyangwa kuvuga ngo hejuru ya dodani. Hano ibisubizo bine baduhaye rahitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku papuro. Aravuga ngo hejuru ya dodani nshobora kunyura ku bindi binyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Bega ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2. Sega ngo kunyura naho ibumoso birabujijwe. Dega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwabira bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe, kunyuranaho hejuru ya dodani birabujijwe. Ndakeka ko muzihitamo rero C, ndakeka ko muziyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe kimanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi niye nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? Habaye impanuka cyangwa se habaye ubushotoranyi mu muhanda, bibaye ngombwa ko uhamagara inzego z'umutekano. Ese wahamagariye nimero? Aravuga ngo 911, beka ngo 100, sega ngo 112, deka ngo 131. Urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Nimero uba ugomba guhamagara isomo cy'ukuri nta kindi ni C, 112. 911 murabizi niyo muri Amerika.
ijana nayo turayikoresha turi guhamagara nko kuri MTN cyangwa ku zindi kampani z'itumanaho. 131 ntibaho, ahubwo tuba tugomba guhamagara rimwe rimwe kabiri. Ndakeka ko muzwita muri rose, ndakeka ko muzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Araba ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Mbega ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ikintu bo ugomba gukora nta kindi, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka ukareka gusiganwa nazo kuko ziba zaguteza ibyago, kandi bino byago nkunda kubivuga haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko muzwitamo rero B. Ndakeka ko muzwiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamu uzakora ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zigenewe guhagararwamo. Ese uba wakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo, ese uba wakora iki? Araba gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. Beka ngo gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Sega ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. Deka ngo menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ni umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba gukora abonye autobus iri kuva aho zigenewe guhagararwamo. Kintu ugomba gukora, ugomba kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ndakeka ko muzwitamo B. Ndakeka ko muzwiyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizame uzakora, uzahita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda cyangwa uri hafi gukora mwayano matariki inama nakugira ujya aho hasi umukara ndetse subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya kitarenze iminota 3 iyo ufite indangamuntu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha waba rose mu gihugu. Duha amasaha abonekaho ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga umunsi umwe, ukiga uyu munsi, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko byo biba bisaba kugira twigane turi kumwe. Uratwandikira cyangwa uduhamagare kuri 0789 tubigufashe. Mukeneye kwiga kugura kuri computer ukoresha iyo nimero tukabigufashamo. Naho ubundi uri hafi gukora gira urakosora kino kizami cyose kiri gukorwa. Ibibazo biri gukunda kugaruka nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.